Nitwa Bikorimana Aloyizi, nashakanye n'Uwamahoro Liliane, dufitanye abana 4, tumaranye imyaka 15. Yesu yatugiriye neza, haleluya. Nimubona hari ukuntu tubivuze tukagira amarangamutima, nagaruko tutari muri wirira, mureke amarangamutima na amateka yacu nta kibazo. Ngewe rero muri jenoside yakorewe Abatutsi ntago nari ntuye i Kigali, iwacu hari mu giturage cya Kamonyi hauze yitwa ari Kayenzi. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ngewe mfite imyaka 11. Mu by'ukuri mbabwiye ngo hari ikintu nari nzi kubyerekeranye n'icyo kintu, na ya mateka bajya bavuga, ngewe nta kintu nari nzi. Nari umwere, nabonaga turya tukaryama, nkabona tubayeho, nkabona nta kibazo. Ariko umunsi umwe ngiye kubona mbona papa nka saa 8, tukabona papa ntago ameze neza. Tukabibona n'abandi bana, navukanye n'abana 7, tukabona hari ukuntu atameze neza, tukabona hari ukuntu yabuze amahoro. Ageze aratwegeranya aratubwira ngo turye, turarya, aratubaza ngo murahaze, tuti turahaze, ati nibabongera ibindi, tuti bamwe bati sawa, abandi bati turahaze. Arangije aratubwira ngo rero bana banje, buri muntu wese nafata icyo ashoboye, hanyuma duhunge tugende kuko bagiye kutwica. Iryo jambo, iyo image ntabwo nshobora kuzayibagirwa. Kubwira umwana mutoya, urumva nge nanjye nari uwa 4, munsi yanjye hari abandi, buri wese yahise abura icyo akora. Ukareba ugukurikira, ukareba ukurikira, umuntu wese abura uwo bajyana. Ariko nta yandi mahitamo, duhita tugenda nyine. Mfata murumuna wanjye, twari abahungu turi 2, duhita tugenda. Cyakoza duha umuntu aramubwira ngo aba bana banjyanire, tugenda uko nguko. Turagiye, tugeze ahantu twari turi dusa naho twihishe, bya bindi by'abana mu by'ukuri twumvaga ari imikino, twumva twitemberereye, batubwira ngo mwihishe. Urumva ntibatubwiye, bamwe ntibadusobanuriye, nta waduteguye, twaba tunihishe, ukabona turashondana nk'abavandimwe, tukanaseka, tukumva ni ibintu biri aho ngaho rwose by'imikino, ndetse tukanihishura, tukajya turunguruka tutaramenya ukuntu ibintu bimeze. Ariko ibintu biza gukomera, natwe abana turabibona. Rimwe igitero kiraza kiratuzamukana, tugera ahantu hitwa mu Bibare, bari biciye abantu. Ubwa mbere nari mbonye umuntu wapfuye na murumuna wanjye, hanyuma tubona abantu begetse ku mikingo, abandi barereta ku mikingo bameze ukuntu. Wareba umuntu ukabona ntago byoroshye. Twebwe nk'abana turisobanurira, tubona ko abantu barimo gupfa, ariko tutazi ngo hari gupfa nde, hari gukira nde. Mu by'ukuri ibintu biba bibi. Tuza kongera guhura n'abavandimwe bacu, nabo tuza kwikusanya, turongera turahura twihishe. Ntiyabakiri nge na murumuna wanjye na bashiki bacu turahura. Hanyuma tuza kumva inkuru itubwira ngo Gashumba, papa yitwaga Gashumba, twumva inkuru, twumva ngo Gashumba nawe bamwishe, ngo Gashumba nawe bamwishe. Kumva muravuze ngo Gashumba ngo yapfuye. Nuko mama Lazara bikonfirima, aratubwira ati papa wanyu yapfuye, namwiboneye. Turabyumva, twumva ibintu ntago byoroshye, twumva ibintu bitangiye gukomera. Turimo turavunagura kugira ngo tugere ku musozo. Hanyuma ibintu bijya gukomera, murumva byabaye urugendo rukomeye, kuzamuka, kumanuka, kwihisha. Barababonye, barabazamuye, barabaretse, ibintu nk'ibyo sindi bubijyemo. Ariko ibintu bijya gukomera mu by'ukuri, tubona ko ibintu bitoroshye, ubwoba buratwica. Baratwegeranyije, batwegeranya turi abana benshi ku musozi twari turiho. Tukajya kubona, tukabona igitero kizanye nk'abana 10 gishyizaho, tukabona ikindi kizanye nk'abana 20 gishyizaho, tubona natwe tubona
tubaye abana benshi cyane, baratubwira ngo mwabana mwe rero ngo turashaka kubahungisha tukabajyana i Kabgayi. Ariko ukumva ntabwo uzi ukuntu bimeze, urebye ukuntu bafite imihoro, urebye ukuntu bafite impiri, urebye ukuntu basa, urebye ibintu bambaye, baratubwira ngo bagiye kuduhungisha ngo batujyanye i Kabgayi. Nari mfite mushiki wanjye wa bucura, yaragiye kuza nk'imyaka 4, yitwaga Claudine. Agira ubwoba bwinshi cyane kandi kari akana gatoya, gahita kankora karamamagara karambwira ngo numashaka ibiryo, ngo ndashaka ibiryo, ngo wampaye ibiryo. Noneho kubera kuntu twari turi muri situation mbona itoroshye, mpita numva na kameri by'abantu numviraje, bitamubwira ngo ceceka, gahita gaceceka. Ako kanya bahita batubwira ngo ni mujye imbere. Tujya imbere, turagenda. Batwerekaga ngo imodoka iri budutware, kumbe batwerekaga imodoka y'ahantu basenye, banishe abantu babamazeho. Icyo kimodoka nyine nacyo twakireberaga kure, bakatubeshya ngo nicyo batujyanyemo. Turagenda tugeze ahantu kuri centre imwe, njyewe numva umutima umbwira ngo ntago mugiye Kabgayi. Ndahagarara kuko twari abana benshi, mfunga feri, abantu bose bancaho, baragenda. Ndakomeza ndahagarara, bancaho na bantu babashoreye, barabashorera, baragenda. Mbona ntibambonye, nsubira inyuma kigongogongo, ndabacika. Ariko inyuma hari hasigaye intera hamwe imwe duhuye, irambwira ngo abandi ko bagiye usigaye ute? Ndamubwira ntacyo, ninyereka inzira ya hafi, nirukanke nimbatangeyo. Koko ahita ambwira ati ca ahangaha. Mpita nca ahantu hafi, mpimiranya na ya modoka, ndiruka mbatangayo. Ariko ngezeyo mbona imodoka ntago ari imodoka mu by'ukuri. Yego twavukiye mu giturage, ariko nabonye imodoka bitari nomo. Ako kanya uko nabiketse, njyewe mpagarara ku nsina, ndabitegera, ngiye kubona mbona babagejeje ahantu ku cyobo. Mpita mbona intera hamwe itangiye kubwira abana bari baraho ngo mwese ngo ku murongo. Ndabyibuka murumuna wanjye yitwaga Mutabazi, yari afite ako kana kambwiye ngo karashaka ibiryo, kitwa Claudine. Bahita bamubwira ngo ishyiramo uwo mwana. Agira ubwoba, afatira ku cyobo. Agize ubwoba, umwe ahita amukubita imiri gutya, ahita arekuriramo. Mpita mbona ko mushiki wanjye bamushyize mu cyobo. Mu gihe nyizu yaza ngiye kubona, mbona nabo babashyizemo, mbona n'abandi bana babakubisemo. Abana bararira, abana bakwira imishwaro, ugiye ushatse gutoroka bagakubita agahita agaruka. Abana nta n'umwe wigeze abacika, bose babashyira mu cyobo. Ahantu nari munsi y'icyobo, hafi yacyo numva imiborogo myinshi. Hari ukuntu baborogaga bari mu cyobo, nkahita numva amajwi yabo birahirita, nkahita numva arimo kunsanga hejuru. Umutima umvamo, ubwoba buranyica. Muri icyo cyobo hagiyemo abana benshi, njyewe hagiyemo uwo mushiki wanjye mutoya wa bucura, hajyamo na murumuna wanjye Mutabazi, na bashiki banjye babiri, uwo nkurikira n'umutoya kuri njyewe. Mburaho njya, nkumva nanjye nabiyereka, ariko by'amagara umuntu wese asamaye. Ndakomeza ngumaho, baragenda. Biza kurangira haje abantu baza kubakuramo. Ariko namwe murabyumva, abana b'impinja babanjemo bose bahise bapfa, kuko abakuru bakoze ikintu kibi, babanzamo impinja bakurikizaho abakuru. Urumva umwana wese w'uruhinja na wa mushiki wanjye mutoya yahise birangirira aho ngaho. Baza kubakuramo, haza abantu babatabara, basanga benshi bapfuye, havamo bakeya. Muri bake havuyemo babashiki banjye babiri, havamo na murumuna wanjye Mutabazi, hapfuriyemo uwo nguwo wa bucura, asigaramo. Ubwo turahura, ariko nabo kubera bahise babanagaho ibibeto. Mushiki wanjye agatuza kari kabaye ukuntu kubera ikibeto cyatemye ahantu, na murumuna wanjye. Donc buri wese afite igikomere, ubona n'ubundi ubuzima nta hantu ari bujye kwivuza. Turongera turahura, turarebana, mbona n'ubundi nta buzima bafite, mbona ni ibibazo mu by'ukuri.
ariko turakomeza turasitaragoringa turagendana. Ntitwagendanye igihe kirekire, nyuma y'uko babataye mu cyobo noneho ibintu byaje gukara, baravuga ngo babana banaze mu cyobo ngo bavuyemo. Intera hamwe zirarakara cyane cyane, ariko bararakara cyane. Ubwo hari ahantu twageze kuvuga ngo urirukanka ukabona ntabwo biri bukunde mu by'ukuri. Baraza bahita batubwira ati rero mugomba gupfa uyu munsi. Hanyuma baduha tiyoda. Tiyoda rero ntabwo ndi bubone uko nyivuga. Hari umuntu wambwiye ngo uzayishyire mu cyongereza, ndavuga nti tiyoda nyine. Tiyoda ni umuti banywa baguha ugapfa, ntabwo urokoka. Ni umuti mubi cyane, bakunda kuwutera. Ni umuti wica udukoko two mu myaka, inyanya, ababaye mu cyaro cyangwa abahinzi. Ni uwo muti niko bawushyiramo amazi ukica ubukoko. Hanyuma barayiduha. Bayiduhaye kubera amagambo batubwiraga, bakatubwira ntabwo muziga, ntabwo muzajya mu misa, nta hantu muzajya, turi abana batoya. Ndabyumva kubera ukuntu twari tumaze no gusitaragoringa. Mbona abashiki banjye baravuye mu cyobo bameze nabi, mbona na murumuna wanjye nawe yaracumbagiraga kubera icyo ibintu byamuguyeho. Ndababwira ni rero nimureke dupfe, mureke dupfe tuveho, n'ubundi ntacyo tuzamara. Numva sinzi aho izo mbaraga zaturutse. Ndababwira ni mureke dupfe, kandi mureke dupfe. Mpita mbwira uwaduhaga tiyoda, ndababwira ni yiduhe tuyinywe. Arayiduha, aduha n'uducupa two kugabanyamo, arayitugabanya. Ndangije ndababwira ni humura ndabigukorera. Mbwira murumuna wanjye na bashiki banjye, ndababwira ati mureke dusenge. Igihe cyacu kinini muri jenoside cyabaga ari igihe cy'ubwoba, cy'amasengesho y'ubwoba, akantu kose gakomye mureke dusenge, tugapfukama tukagera gute. N'icyo gihe turavuga ngo ni mureke dusenge. Turayigabagabana tiyoda, turangije turasenga. Turangije gusenga ndababwira ati ngaho ni mureke tunywe. Tugiye kunywa, murumuna wanjye agira ubwoba. Na gashiki kanjye gatoya kakurikirwaga na wa bucura waguye mu cyobo. Ikintu cyambabaje gikomeye, hari igihe ntanga ubuhamya, umuntu umwegeze kumbwira ngo ntuzongere kukivuga, ariko ni amateka yanjye, nta n'ukundi kuntu nari kubigenza. Kariya gashiki kanjye gatoya gakurikirwa na bucura kanze kuyinywa, ndamubwira ntabwo ndi bugusige ku isi. Ndamufata ku ngufu ndayimuha. Kwa kundi ufata umwana nk'umuha umuti burundu ukamuha akayinywa akiranguza. Na mushiki wanjye kuko yari mukuru nawe arayinywa. Murumuna wanjye nawe ndamubwira ngo nywa, arayinywa ku ngufu turebana. Nayo ntarayinywa, cyakoze nanjye mbe mfura, mpita myifata yose ndayinywa ndayimara. Dushyira hari uducupa mu minota 30. Iratuzengereza, turapfa, tubura aho tujya. Umwe agafata undi akamurya inzara, undi akamubwira ati mfata, undi akamubwira ati mfata mu nda, undi akavuga ati mfata mu muhogo. Iratwica, iratuzengereza, iranyica. Ndagenda nkajya mbona ibintu by'imituku gusa, nkamva shwi. Bigera aho ngaho turazahara. Nko ku munsi wa gatatu turazahara twese kubera ntacyo kunywa, nta kintu cyo ari ibyo bintu twanyweye. Turazahara, tubimiramba aho ngaho, turapfa. Ku munsi wa gatatu nko ku mugoroba, njyewe numva akayaga kasa n'akaje, nsa n'umuntu ubayeho, ndasindagira negama ahantu, nsa n'ureba. Ngiye kubona mbona kakana kagakobwa nafashije, mbona karakanuye amaso, mbona gashatse nko kumfata, gahita kamfata mu nda, gahita kambwira ngo wa muti wampaye uranyishe, ngo ndapfuye. Yahise apfa. Umuntu yarapfaga ugahita ushyiraho pwe, nta kindi cyakurikiragaho.
wahita nta n'ikindi wari gukora, wahita gushyira akadomo ugahita ukomeza ibindi. Arapfa, ahita aragenda nyine. Mu gihe tukizuyaza, wa mushiki wanjye nawe mukuru niwe wari ukijijwe iwacu, yari yarakijijwe ari muri ADPR. Ahita no, amaze gupfa hari umuntu witwa Kagorora, Imana izamuha umugisha, yitabye Imana, nakizaho umugisha we yasize. Nawe yari afite umugore w'umutotsikazi, bari baramwishe, yabaga i Kigali, aza bamwishe, aza mu giturage, ari aho ngaho azerera. Ahita ambwira ati wa mwana wa, reka ngufashe guhamba umwana, reka ngufashe guhamba mushiki wawe. Aracukura, ahita amuhamba. Arimo kumuhamba interahamwe zirabimenya, ziza kutwica. Ahita ambwira ati shaka ukuntu wirukanka nawe baje kukwica. Kandi ubwo tiyoda yari ikindimo, nanjye ntarakira, na murumuna wanjye na wa mushiki wanjye mukuru. Ngiye kwirukanka, mushiki wanjye ahita ndembuza, ahita n'utubaraga duke, ahita ambwira ati, arandembuza, andembuje ndagenda. Ahita ambwira ngo ugiye hese, ndamubwira nti ndahunze, ndirukanse bagiye kunyica, kuko we bitari bushoboka, yari yabaye nk'umurambo. Ahita ambwira, ahita azamura ukuboko gakeya, ahita ampereza ukuboko, arambwira ati rero, ati genda, ati nubaho nanjye ngabaho, tuzabaho, tuzabonana, atariko ndumva njyewe ntazabaho, nidushobora kuzahurira mu ijuru, kuko yari azi iby'ijuru, ari umurokore. Ati ndumva tuzahurira mu ijuru, atariko we genda, nugira amahirwe uzabaho. Ndagenda, tunota duke rwose, bahita bambwira bati nawe arapfuye. Arapfa, ndeba ndavuga ati nawe reka, wa papa aravuga ati nawe reka tumushyingure. Aramushyingura, noneho ikintu cyambabaje cyane, reka mbabwire, abantu twabonye ibintu bikomeye cyane, amaso yacu kubibona ntabwo byoroshye. Hanyuma rero hasigaye ubwo murumuna wanjye, dusigaye turi babiri. Murumuna wanjye tumaze gushyingura uwo mushiki wanjye, mpita nirukanse murumuna wanjye, kuba yari deja yaracumbagiraga kubera cya cyobo na tiyoda yashyizemo, yarazahaye, ntashobora no kugenda. Ndimo kwiruka, ankururuka inyuma yirukanka. Ubwo interahamwe nazo narazirebaga zirimo kuza, mbona zinsatiriye kabisa. Hanyuma ndirukanka ndamusiga, ahita ambwira ati winsiga, nsigaye njyenyine, mbabarira, ndinda tujyane. Ndamubwira ati ntabwo bishoboka, ihangane. Ndirukanka, umuntu wese akiza yenyine. Mpita ngenda nihisha hano mu muringoti, ndi kubireba, mpita mbona interahamwe iraje, iramufashe, iramushorera, iragenda, iramutema, iramwica, imushyira mu cyobo. Ubwo habasigaye njyewe njyenyine. Njyewe narokokanye na mushiki wanjye mukuru. Mushiki wanjye mukuru niwe twasigaranye mu bana 5. Ubwo we mu bana 7 niwe twarokokanye. Ubwo we jenoside ikiba, abantu bahuye n'ibintu bikomeye, haje umuntu nyine aramubwira ati rero nta yandi mahitamo, ngwino mujyane, uraba umugore wanjye ntacyo uzaba. Ubwo we twaramubuze, yaragiye, ntisinzi yaba, kumbe we yarashyingiwe muri jenoside. Ubwo nsigaye njyenyine, ngiye gusoza, nsigara njyenyine, mbura aho njya, mbura icyo nkora, mbura icyo mfata, mbura icyo ndeka. Ariko ndihangana, mva kuri ako gasozi kugira ngo nihute mvuge ukuntu twiyubatse. Twaje guhura n'inkotanyi, nahuye n'abantu, naje kugera humura na wa mushiki wanjye yarashyingiwe, duhura n'inkotanyi, inkotanyi ziraturokora, tubaho. Reka nsoreze kuri aka kantu rero. Hari ibintu byinshi nasimbutse, ariko tuzajya tugenda tubivuga buhoro. Hari n'ibyo tutazavuga. Nabonye bica
ababyeyi bakuru njye narabyiboneye n'amaso, narabibonye ndi umwana mutoya. Hari aho nabivuze ba nyiri umuntu baramumenya bari baramubuze. Nabonye umubyeyi bamwica yambaye ubusa, nabonye ibintu byinshi cyane nta wabivuga ngo abirangize. Twararokotse, ariko ikibazo naje kugira nsoza ni ikihe? Naje kugira ibibazo bikomeye byitwa amajwi. Noneho njya natekereza ibintu byabaye uko bapfuye bose, uhereye kuri wa bucura. Nahitaga mbona nkomanza arimo kumbwira ati ndashaka ibiryo, nkahita mbona mubwiye ngo ceceka, nkavuga ati mbabarira, nkajya ahantu nkariraga mubwiye ati mbabarira, nta biryo nari mfite, nta yandi mahitamo, nkamusaba imbabazi yarapfuye, bikanga. Nkahita mbona akana karansimbukiye karavuze ati wa muti wampaye, nkavuga ati ahari iyo ntawumuha wenda ngo muforce yari kwirwanaho akabaho. Nkahita mbona wa murumuna wanjye arimo kunyiruka ngo ndinda. Nkahita mbona bamufashe, nkavuga ati buri iyo murinda byibura tukajyana. Nkahita mbona na wa mushiki wanjye amaye ikiganza ati tuza. Amajwi aransonga, ndagenda ndwara ikintu cyitwa amajwi, nta muntu nabibwira. Nyuma ya jenoside twari dufite ibikomere, abantu bafite ibikomere ku buryo nta muntu wafataga undi, kereka bagize amahirwe wenda bo mu mujyi. Twebwe mu giturage hagati aho mama we ariho, mama ariho na mushiki wanjye. Naje guhura na mama, noneho we akajya arira yarabuze abana be, akajya avuga ati nawe uzapfa. Hatuye umwana wanjye akajya avuga ati ijisho rimwe risigaye naryo nyine nuko nguko. Nta muntu washoboraga kukansoringa, nta muntu wari uzi na kanseringi icyo ari cyo, buri wese yarirwarizaga. Twahise dushogoshera njyewe na mama, duhita tujya mu matongo y'iwacu. Turagenda dusanga aho papa bamuhambye, n'ukuri imbwa zaramutaburuye, hagaragara imyenda n'igice kimwe. Ndabireba, arambwira ati dore so. Tukajya dufata itaka tugashyiraho, bwacya mu gitondo nkajya kurunguruka nkasanga byongeye byavuyeho. Gutyo turagenda turazizengera. Amajwi aranyica, mbihisha mama, ndabimuhisha. Ibyo bintu ndabijyana mbigeza muri segonderi. Ngera muri segonderi twaba turimo kwiga, nkashiguka umwana twegeranye na mbona ntango buhamya yitwa Julienne, arabimenya agahita avuga ngo nitwa Bikora Imana, agavuga ngo bikongo ubaye iki? Nkavuga ati ntacyo. Kumbe nayo yakubona nkabona twicaraga ahantu ku idirishya kuri direction ku buyobozi nyine. Nkahita mbona wa mwana aje yirukanka, nkabona agiye nko kumpobera, nkahita shiguka nkamera nk'umuntu ukangutse. Ako ndashima Yesu. Reka dushimire Yesu, mureke tuzamura ibiganza gahoro dushimire Yesu. Intare yo mu muryango wa Yuda, ukinga ntihagire ukingura, nimumumpere icyubahiro. Nari ndokotse urupfu rukomeye rw'interahamwe, nari ngiye kwicwa n'amajwi, ariko Yesu angirira neza, ankiza amajwi. Arambwira ngo reka mbabwire, Yesu afite imbaraga. Hari ibintu ushobora kujya kwivuza ntibagire icyo bakumarira, ntibaguhe na paracetamol bakakubwira bati nta kindi. Haleluya. Ariko munshimire Yesu kuko afite imbaraga. Yesu wenyine niwe wambwiye. Hari abantu bajya bashidikanya ngo ibintu by'abakorenga Imana iravuga, ariko ni muceceke, Imana iravuga. Utabiza ajya biceceka, azategereza ijwi, ariko Imana iravuga. Haleluya. Imana yarambwiye ngo ngukijije agahinda, kandi aya majwi ntabwo uzongera kuyumva. Ndagukijije mwana wanjye. Kuva icyo gihe nakumva iryo jwi ry'Imana, ntabwo nongeye kumva ayo majwi. Njya kubibuka nkabunamira, nkabaha indabyo, ariko numva Yesu yarambabariye, Yesu yamaye umunezero, Yesu yankijije ijwi, ndi muzima. Mumvugire ngo amen. Kasoreze kuri aka kantu.
nukuri twabonye ibintu bikomeye cyane. Nubona umuntu wacitse ku icumu byarivanze byaranze guhura, ntukamuhutaze, ntukagire ikintu wongeraho, ahubwo ujye umusengera umusabire uvuga uti uyu byanze guhura. Hari ibintu byinshi abantu batavuga, hari n'ibyo batazavuga bahuye nabyo ku buryo batazabivuga pe. Numubona rero byarivanze ntukavuge ngo ariko uyu nguyu we kuki atiyubaka. N'ubuntu bw'Imana niba wariyubatse, niba nariyubatse, n'ubuntu bwaza bukagukiza ayo majwi. Sinibaza ukuntu ushobora kugenda nkaririmba nkubaka urugo nkaganiriza umudamu tukabona ibitekerezo biri ku murongo, ntago mba mbona ari njyewe. N'ubuntu bw'Imana butangaje. Njye nashakanye n'uyu mugore rero, njye twashakanye mu by'ukuri hari ukuntu ujya kubona ukabona waguyemo, ukabona mwashakanye, ariko twashakanye mu kwa gatatu muri 2011. Urumva haciyeho ukwezi kumwe duhita tujya mu cyunamo. Turi mu cyunamo ukwezi kumwe niho natekereje neza ko twese turi imfubyi. Noneho numva kiza ubwenge. Kubera iki? yarandebye turareba, navuga ati twibuke. Yavuga ubuhamya ntaburangize nkahita mucamo, nanjye nkahita mvuga. Umwakavuga ndakavuga, noneho ndatekereza ariko se Yesu harya wabikoze ute, wabivanze gute kugira ngo mpure n'umuntu wihakanye nyina, utarigeze arerwa na nyina, abavandimwe nta muvandimwe n'umwe agira. Arambwira ati niwe muvandimwe ngira byabindi by'abasheri by'abafiance mu rugo. Akambwira ati umenye ko ari we data, uri mama, uri umuvandimwe, uri musaza wanjye. Nibwo nabitekereje ndavuga ati uyu muntu aravuga nanjye nkavuga, navuga sindangize nawe yavuga ntarangize, ibi bintu bizagenda gute? Ariko turangije Imana iduha imbaraga, muvuge ngo amen. Ndangije hari ijambo njya mvuga riba kuri YouTube, abenshi hari igihe baryumva bakabigira brage. Ngo naramubwiye ngo ndishangaze wawe. N'ukuri naramubwiye, ndababwira ni Liliane, icyo utazi sinzakurenganya. Nuko nyine ntiwabonye mama wawe waramwihakanye, ahubwo reka twiyubake, kandi koko sinzakurenganya. Nukuri ntago nzamurenganya pe. Yesu ashimwe cyane. Ntago turi perfect, atagize ibyo akora neza mu rugo, ntago nzamurenganya. Wa muntu wihakanye akagenda kwa kundi akipapa akimama afite imyaka, ubundi ubwo koko mu by'ukuri wamubonamo iki usibye Yesu? Njyewe se yankuraho iki, yambonaho iki mu by'ukuri? Ariko kubera Yesu dufatana mu biganza. Yesu rero nta bwoba agira, aranatugerageza, ahita twima abana. Ahita twima abana. Yesu ibyo ahita twima abana, turategereza. Twumvaga dufitiye impuhwe nyinshi cyane. Umunsi wa mbere kwezi Imana izahita tugirira neza, tugahita tubyara, maze akabyara barumuna be n'abakuru be, nanjye nkabyara barumuna banjye, babandi bose nabuze. Yo mwumva tuzahita twuzuza isi buri mwana. Ariko Yesu ahita agira gutya, ashyiramo agafunguzo. Mwaka wa mbere turategereza, wapi? Mwaka wa kabiri akandi bakavuga ati Yesu koko, ati akambwira ati ibi bini biki, Imana yaratugerageje bimeze bite? Akambwira ati ihangane, Yesu azatugirira neza. Turihangana, ntago twamaze igihe kirekire. Abantu iyo babyumva, kuko iyo ugereranya n'uzi uba wumva ari gito. Imyaka 4 niyo twamaze, iyo ugereranya n'uwa 20 uba wumva ari gito. Ariko kuri twe no ku rugamba, nta rugamba ruba ruto niyo waba umwaka umwe waguhemuza. Kuki se ntavuze ni reka iwacu barashize, reka njye hariya njye kureba reba, cyangwa nabavuga ati reka nce kuriya njye kureba reba. Ariko Yesu akadufata, Yesu aradufata, turihangana, turasenga. Ntago ndi gutanga ubuhamya bw'abana, ndi kubabwira urugendo uko Imana yatugize. Turafatana, dufatana ibiganza, tugiye tubona Imana iradushoboje. Icyo kigeragezo nacyo tugisohokamo. Ku mwaka wa 5 Imana ibiduhaye umuhungu. Yo, haleluya. Imana ni umubyeyi, Imana irakomeye. Niyo turimo kuvuga, Imana iduha undi mukobwa.
iduha undi mukobwa, iduha n'undi muhungu. Dufite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Turanezerwa.